Nongeye kugusuhuza aho uherereye hose, ndagushuhuje mu izina rya Yesu ngo Imana igukomereze mu buntu bwayo. Tugiye kuganirira hamwe cyangwa se twumva amateka y'umuhanzikazi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba amaze kubica bigacika, uwo nta wundi ni uwitwa Umwali Speciose. Akaba ari umuririmbyi uririmba muri korali Ambassadors of Christ Choir. Tugiye kurebera hamwe amateka ye, gusa harimo ateye agahinda, ariko na n'ubundi byose bibaho kugira ngo bigire icyo bidusigira. Rero hari byinshi twamenye kuri we, kandi nawe ndakeka ko hari byinshi wifuza kumumenyaho. Rero bana natwe mpaka usoje iyi videwo kugira ngo uze kumenya byinshi kuri we bimwerekeyeho, umuziki, ubuzima bwe bwa buri munsi. Hari benshi bibaza ku izina rye Umwali Speciose. Umwali mu bisanzwe tuzi ko ari izina rihabwa umukobwa cyangwa se igitsina gore ariko akaba atarashaka. Rero bamwe baravuga ati kuba yaramaze kuba umubyeyi akaba afite urugo ariko agakomeza akitwa umwali. Yavuze ko rero iri zina kuba yarakomeje kuryitwa nta pfunwe rimutera, kandi ni izina yiswe n'ababyeyi be. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2004, wenda mbere ho gatoya, uyu Umwali yakuze azi mama we. Mu buto bwe yakuze azi mama we kuko ise yari yarasinziriye. Ku myaka 5 yonyine mama we nawe yaje gusinzira, ubwo yasinziye afite imyaka 5. Murumva ko ni urugamba ruba rutoroshe. Muri iyo myaka, nyuma y'iyo myaka 5 yahise aja kuba kwa sogokuru. Murabyumva nawe, kubura ababyeyi ukiri muto ni ikibazo, ni cyese umuntu aba ahuye nayo itoroshe muri ubu buzima. Muri 2004 rero niho yakoze amasengesho y'iminsi 3 ubwo yari akiri mutoya. Ntabwo yari yakaje mu itorero ry'Abadivantisite. Ayo masengesho yarayakoze, aho yabaga barikanga bati umuntu ukoze amasengesho y'iminsi 3 ari umwana kandi atarya, ati bimeze bite? Baje kumuganiriza bamwereka ko aho hantu asenga, iryo torero abagamo, atari byiza akwiriye kugenza ute kurivamo. Nyuma yaho yaje kugira amahirwe aza mu itorero ry'Abadivantisite, ndetse muri mwaka wa 2004 aba ari naho abatizwa.
niho yaje kubatizwa. Mu bwana bwe yakunze kujya yumva indirimbo za Ambassadors of Christ Choir, kuzumva cyane akunda amagambo aba arimo, akiyumvamo ko naja muri korari ari iyi korari azajyamo. Yabisengeye kenshi ko yazaririmba muri iyi korari. Bidatinze rero yaje gukomeza aza kugira n'igitekerezo cy'uko yaririmba indirimbo ze. Muri icyo gihe yaje guhura n'ikibazo kimwe, noneho ubwo yari afite agahinda kenshi ari nimugoroba, yaje kwicara ahantu aratekereza, aba ari naho akura igitekerezo cy'indirimbo Bibwire Yesu, ari nayo ndirimbo ya mbere yasohoye ku giti cye. Bibwire Yesu ni indirimbo yamukoze ahantu kuko ayifiteho amateka amwerekeyeho bitewe n'aho hantu n'igihe yari agezemo. Niyo ndirimbo ya mbere yasohoye. Ntibyatinze umurimo wakomeje kwaguka, ubu afite indirimbo nyinshi. Ubwo twakoraga iyi nkuru afite indirimbo harimo iyitwa Ibyiringiro, Inkuru, Ineza, Umunazareti. Iyi ndirimbo Umunazareti ari nayo kuri ubu yamaze kurebwa n'abantu benshi. Kuri ubu akaba afite abamukurikira barenga 5,000, abo twita abasubscribers ku rubuga rwe rwa YouTube. Rero ni umuhanzi ukunda kuririmba, kandi no muri Ambassadors ubona ko biba bimurimo, baba batari kubishakisha. Ambassadors rero ni imwe muri korari ifite ibigwi byinshi, ariko na n'ubundi ikaba ifite abahanzi biririmbira ku giti cyabo kandi bafatanya umurimo no muri iyo korari ya Ambassador. Bamwe twavuga harimo Bosco, hakazamo Sara, hakazamo n'undi ndetse n'uyu turimo kuvugaho ari wo Mwari Specios. Ku iyi ndirimbo Umunazareti yayikuye muri igitekerezo cyavuye muri Matayo igice cya 2 ku murongo wa 6. Uyu murongo uravuga ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragera ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Tuzi ko i Betelehemu ariho Yesu yavukiye. Rero uyu mudugudu wari umudugudu mutoya, kandi wabonaga ko uyu mudugudu wari uciriritse ukurikije n'indi midugudu yabaga mwa kiriya gihugu. Ariko nk'uko tumaze kubyumva, niho havuye umutware, ari naho yakuye igitekerezo
cyo guhimba iyi ndirimbo, agaragaza ko ushobora kuba wowe aho uri ubu uri kubona ko byanze, uri kubona ko uri hasi, cyangwa se wowe aho uri uri kubona ko utahishimiye. Uyu murongo utwereka ko uko waba umeze kose amateka yabo yahinduka kandi ukagera ku rwego abandi bantu batari bari gutekereza. Ntabwo batekerezaga ko uyu mudugudu aha i Betelehemu ariho umukiza yavukira, uko bari biteze agaciro bahaga Yesu, ntabwo abantu batekerezaga ko aha i Betelehemu havukira umutware uzaragira ubwoko bw'Abisirayeli. Iyi ndirimbo rero Umunazareti ni indirimbo nziza cyane. Izi ndirimbo zose zikaba ziri kuri urubuga rwe rwa YouTube rwitwa Umwali Speciose. Ni indirimbo nyinshi wahagera nawe ukirebera kandi wakumva ari nziza ukazisangiza n'abandi. Nanje ndimo gusoza ndakubwira ngo aho uri gutekereza hose ubifatanyije n'Imana uzahagera.